gusa njye Imana yamaye nyine kumva ko muri njye mfitemo ikintu cy'ubumuntu. Nta muntu uzankorera ikintu kibi ngo njye nyimwishure. Niba unicaye uzi ko wumva ufitanye ikibazo ngo namuyanga ukumva ngo mufitanye ikibazo, nitunahura uzagira ngo ahubwo nkubereye ndyarya, kuko uzabona ibyo nkweretse ugire ngo wenda n'uburyarya. Ariko njyewe narabyutse rimwe mu gitondo usanga mfitemo ubumuntu muri njye. Icya kabiri, guhora wiga ikintu kikujyana kuri next level ya bya bintu ukora kugira ngo uve ku ntambwe imwe utere iyindi. Icya gatatu kubisengera, isengesho, kubisengera ukavuga uti Imana tabara fasha bino bintu uzabigeraho. Ntago wabuza abantu kuvuga, ubaho neza bakavuga, ubaho nabi bakavuga. Buri muntu ushaka kugira icyo kuvugaho aba agomba kukibona uko byagenda kose. Yego, nta mwanzi uhoraho. Umunsi umwe umuntu arakwanga, uwo yakurutishaga bashwana akagukunda atabishaka. Njye nta kintu kijya kinshimira ko byagenda kose. Nshobora kubabara ikintu kikambabaza mu mutima, ariko nta muntu n'umwe, nta n'ikintu na kimwe cyambuza gukora ikintu niyemeje ko byagenda kose. Ntago bibaho. Niba nariganye nabivuze iki? Bisobanuye iki? Kabone umuntu ngo ariko muranyirengagije ngo twariganye. Ko twiganye n'iswanyishyuraga minerval. Cyangwa twiganye unyishyurira. Ngo ko twakoranye muri company mwe gakanga abantu barahinduka koko. Twarakoranye twashaka umugati twese twibagiwe. Of course. Kandi none ikintu twigisha abantu ngo bajye bamenya ko ibihe bihinduka. Kujya ushaka kuntwara nk'uko wanwaye mu kwezi kwashize yarahindutse. True that.